duhera aho ngaho. Yego. Uriya mwana ko nabonye afite amavuta yatangiye biriya bintu ryari? Uriya mwana rero kuntu ibintu bye byatangiye akiri gato cyane. Twajyaga tujya gusenga mbere ya korona, akavuga ati mama njyewe ubundi pakiteri, yagera mu rusengero ukabona ari gufashwa, ukabona ari kuzura mwuka wera. Yego. Uwo ni umwe. Ubwo njye ndi kwivugira yarakibirinduye. Yego. Abandi bana bo ko nabonye uriya nkabona wowe, abandi bana bo bameze bate? Mbo abandi birumvikana, murumuna we ni umucuranzi. Yego. Buri wese afitiye impano, yarakibirinduye, ni umuvugabutumwa, akaba umuhanuzi. Murumuna we ni umucuranzi pe. Ubu ndatambuka nkumva nacyanyeganyeza kuko ndi umugore. Yego. Mfite ikingira umugore. Mfite abahungu. Tutangiye tugusuhuza kandi tukwifuriza amahoro ndetse n'imigisha biva ku Mana Data twese, weho mukunzi wacu ubana natwe 5 kuri 5. Dufashe umwanya kandi tukwifuriza kugubwa neza mu kazi kawe uri gukora uyu munsi. Birashoboka ko nta kazi waba ufite cyangwa ukaba uri kunyura mu buzima bitakoroheye, ibyo bijye bibaho mu buzima. Ariko kandi nanone dufashe umwanya tukwifuriza guhura n'ukuboko kwiza kw'Imana kugira ngo iguhindure amateka, ubuzima bwarusheho kugenda bumererwa neza cyane. Njye wumva nitwa Ngoboka Miriam Theo. Kuri kamera turi kumwe n'umutumirwa, turagira ngo tumusabe atangire yibwira abantu badukurikiye. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Uwineza Jeannette, ndi umugore. Ibindi Yesu aduhana umugisha. Rero iyo uvuze ngo uri umugore, abantu bashobora guhita bibaza niba ugira abana cyangwa ntugira abana, kuko hari igihe umuntu aba ari umugore ariko ataragira umuryango. Yego, umuryango ndawufite, mfite abana b'abasore 3 beza nkunda. Nkunda kubyirata cyane kuko nibo batumye mba umugore. Imfura yanjye yitwa Irambona Kennedy, uwa kabiri akitwa Irambona Kenneth, uwa gatatu akitwa Irambona Kenneth. Yego. Nizere ko umeze neza. Meze neza cyane. Kenshi na kenshi usanga abo dukoresha ibiganiro aba ari abakozi b'Imana, ari abakristo muri rusange. Wihora umukristo uri iki, usengera muri itorero? Ndi umukristo w'itorero Sorowamu Pentecote Ministries. Yego. Ndi umuririmbyi, nkaba umudiyakoni. Mushumba wanjye ni Ndibyariye Celestin. Izina ry'akazi ni Kavuzanduru. Kavuzanduru. Yego. Ndamukunda cyane kuko n'umubyeyi wantoje. Ahimbere gato uwacu we yabivuze neza ngo ibi nibyo twigira ku birenge by'abatubanjirije. Ibi byose rero nanjye nibyo nigiye ku mushumba wanjye. Yubahwe cyane cyane cyane, we n'umuryango we. Kavuzanduru aho uri wubahwe. Ndagukunda cyane n'umuryango wawe. Yego. Ubundi umaze igihe kingana iki ukijijwe? Ego gusa navuga ngo umaze igihe kingana iki. Navukiye mu muryango ukijijwe. Yego. Ikindi nkukuriramo kandi n'ubu ndacyabirimo neza. Yego. Uragira uti navukiye mu muryango ukijijwe mbikuriramo. Hanyuma muri iri torero usengeramo rirafunguwe cyangwa rirafunze nk'izindi zose? Rirafunze nk'izindi zose pe. Rirafunze. Namwe muri gushaka kuzuza ibyangombwa? Yego. Ibisabwa nibiboneka ubwo tuzakomeza. Aha wadusuye
kuri kamera zacu, nakwakiriye neza neza cyane, mwubahwe n'Imana ibaha umugisha, turabakunda. ndahombye. Ubundi kuri uru rusengero ukoreraho umurimo ni uwuhe murimo ukorera Imana? Nakubwiye ko ndi umuririmbyi, nkaba dirijante wa korali Beteli, nkunda cyane umuryango mugari, nkaba n'umudiyakoni. Yego. Impamvu mpombye ni uko nari kuzaza kubasura ukanyakira neza ukanyishyura ko nanjye nakwakiriye. Reka hake ni hacya uzadusura, ntabwo hari hacya, igihu kiracyabuditse. Yego. Uragira uti ndi umuririmbyi, dukorere mu nganzo twumve. Mwami wanjye naguha iki, ku mubiri wanjye ari ivu, eza umutima wanjye ugira ubuturo bwera. Mwami wanjye naguha iki, ku mubiri wanjye ari ivu, eza umutima wanjye ugira ubuturo bwera. Itorero ryaguha iki, kw'imibiri yaba ari ivu, eza imitima yabo uyigira ubuturo bwera. Mwami wanjye naguha iki, ku mubiri wanjye ari ivu, eza umutima wanjye ugira ubuturo bwera. Urumva rero ukora mu nganzo. Ndagerageza. Sohoza abaririmbyi bawe rero. Mbanje gusuhuza itorero Sorowamu. Yego. Sorowamu ibatsinda kuri paruwase, nkasuhuza Sorowamu ibatsinda mu Gisasa, nkasuhuza Sorowamu ibatsinda Induba, nkasuhuza na mwarimu wanjye w'itorero w'umudugudu wacu wo mu Gisasa nkunda cyane witwa Uwihoreye Emmanuel, nkasuhuza korali Beteli na korali ya sipi y'urubyiruko. Yego. N'abadiyakoni bagenzi banjye ntabibagiwe. Yego. Imana ibahe umugisha. Harya tubwe mufite abana bangahe? Mfite abana 3. Yego, abahungu 3 beza cyane nkunda, Imana yanyihereye. Abadukurikiye ni mama wa mwana waririmbye ngo yarakibirinduye akicara hejuru, Yesu wacu ni muzima, mwese nimuhumure. Yarakibirinduye akicara hejuru, Yesu wacu ni muzima, mwese nimuhumure. Yarakibirinduye akicara hejuru, Yesu wacu ni muzima, mwese nimuhumure. Yarakibirinduye akicara hejuru, Yesu wacu ni muzima, mwese nimuhumure. duhera aho ngaho. Uriya mwana ko nabonye afite amavuta yatangiye biriya bintu ryari? Uriya mwana rero kuntu ibintu bye byatangiye akiri gato cyane. Twajyaga tujya gusenga mbere ya korona, akavuga ati mama njyewe ubundi pakiteri. Yego. Yari afite kositimu yakundaga ati mama umunsi ndambara kositimu yanjye ngiye ndi pakiteri. Yagera mu rusengero ukabona ari gufashwa, ukabona ari kuzura mwuka wera. Yego. Yabikuraga kuri nde buriya? Yabikuraga kuri mama we. Yego. Nagiye kubona mbona n'umunyamwuka uzi kubwiriza. Bikaze cyane. Uriya agomba gukora kazakora hanyina agakora hasi agakora nahe abavandimwe.
cyokora ni ikigaragara ko ari umwuzukuru w'abantu bakijijwe koko cyane. Wumvishe ko akubwira ngo nkunda mushumba wacu kavuza nduru. Yego, iyo twigiye ku birenge byiza, yego, natwe tuba bazima tukaba b'umumaro mu gihe gikwiye. Yego. hanyuma ukimara kumubonamo iriya mpano yo gusenga no kubwiriza, wamufashije iki cyangwa ujya umufasha iki? Icya mbere nk'umubyeyi ngomba kumushyira mu biganza by'Imana. Yego, nkamutoza gusenga, gukunda Imana n'abantu, kandi agakunda no kwiga kuko niwo murage mwiza. Yego. Uwo ni umwe. Ubwo njye ndi kwivugira yarakibirinduye. Yego. Abandi bana bo ko nabonye uriya nkabona wowe, abandi bana bo bameze bate? Abandi birumvikana, murumuna we ni umucuranzi. Yego. Buri wese afitiye impano, yarakibirinduye, ni umuvugabutumwa, akaba umuhanuzi. Murumuna we ni umucuranzi pe. Acuranga iki? Acuranga piano. twihuse duhita tugera ahantu numvaga ntashaka kugera kuko nkunda kukubona uri umuntu ufite morali useka, mbese
ubundi ibyishimo byawe guseka kwa ugukomora he? guseka kwanjye reka nseke nicyo gihe. Hari igihe nabayemo ntaseka, nta byishimo, nta munezero, ariko aho nsekeye nsetse kuko Yesu yaransekeje. Yesu amara umubabaro, haleluya, ampa guseka ntari uwo guseka. Yego. Nicyo cyatumaga udaseka? Uravuze ngo hari igihe wabayeho udaseka, ariko usekeye usetse, Yesu yaguhaye ibyishimo, yakumaze umubabaro. Icya mbere cyatumaga mbaho ntaseka nta mubyeyi. Yego. Ikindi nari meze nk'umuntu uri mu icuraburindi, ndahana mu mwijima hapfutse cyane. Ni icyo cyari gigupfukiranye? Nakubwiye ngo nabayeho nta mubyeyi, ntago nabashije konka nk'izindi mpinja cyangwa ngo nonke nk'abandi bana. Namenye ubwenge nisanga mama yarapfuye. Nsanga mama yarapfuye, ubwo ndererwa kwa marume. Ngeze mu myaka 14 nibwo namenye ko mama wanjye yapfuye. Mama wanjye rero mu gupfa yapfuye ari kumbyara. Ubwo mu kumbyara yambyaye papa adahari. Papa yari ari muri gereza afunze, bari bafite akabari, abantu baraharwanira, biba ngombwa ko papa ajya imbere y'amafera beto, niko njya numva bavuga. Mvukira muri ubwo buzima. Ubwo mama baratambutse, nderewe kwa marume, nyine nkura numva ko kwa marume ariho iwacu. Biba ngombwa ko marume nawe aza gukurwa mu mubiri. Urugendo rwe rurangiye, yasize niga mu wa mbere primaire. Ndakomeza mu myaka 14 nabwo icyo gihe nigaga muri Kongo. Nibwo umubyeyi wari wasigaye andera yarampamagara arambwira ati nkeneye ko duhura tukaganira, kuko yari amaze igihe kinini arwaye atamperuka nanjye ntamuheruka. Turahura, turicara turaganira, arambwira ati bibaye byiza waza ukiga mu Rwanda, kuko kwiga muri Kongo ndumva bitandimo. Ndamubwira nti rero mama, ntabwo byakunda, komera ushikame, hamwe n'Imana turi kumwe. Ndumva twarabonanye ari kuwa kabiri. Kuwa kane nibwo bampamagaye barambwira ngo mama ararwaye, ameze nabi, ari kwa muganga. Kirehe rero haba ibitaro, ni etage, hasi ni centre de santé, hejuru ni ibitaro bikuru. Ubwo biba ngombwa ko bamutransfera bamujyana hejuru mu bitaro bikuru. Mu kumujyanayo nanjye mu gihe ndi kuhagera nsanga bamaze kumutransfera, bamuha transferi imuzana i Kigali. Ambulance ihageze nsanga ngo umwuka wa nyuma urarangiye. Ubwo rero mba ntangiye ubuzima gutyo, njye n'ababyara banjye aribo barumuna banjye, dutangiye muri ubwo buzima bwo guhangana n'isi n'umubiri na Satani. Ariko kubera Imana tubibamo. Ntago njya nibagirwa gushimira umuryango bita Patinas. Nubwo twari turi muri ubwo buzima bukakaye bwo kubura ababyeyi, bwo kuba turi imfubyi, noneho kamemu abana b'abakobwa. Hari harimo akana kamwe k'agahungu, mama yagasize gafite imyaka 4, kitwa Reponse. Ndagakunda cyane, ni gasaza kacu, turagakunda. Ubwo rero gituma mvuga ngo ndashimira cyane umuryango bita Patinas. Ni umuryango ukorera i Burundi ariko ugakorera no mu Rwanda mu karere ka Kirehe. Waradufashije, uduha inka, utwitaho. Nyine ubwo urumva ndatangira mba byose. Ubu ngubu ntunyinishe no gukama ndabizi. Oya kandi ni vuruguvurugu cyangwa ni donyidonyi? Oya ni vuruguvurugu. Yego. Izi ntoki rero ziri kunyereka ko uzi gukama, ko abadukurikiye ngero ubereke vuruguvurugu. Wakama tugereranyije, wakama nka litiro zingahe? Nk'ikamwa neza byibuze wumva wakama ukagera nke kuri litiro nka zingahe? Ego, nimugoroba nakamaga litiro 5 na mu gitondo izindi 5. Yego. Inkuka humuza neza cyane.
ukamenya ko ugomba kuzitura iyayo ukabanza ukayishyiraho kuri nyina. kuyishyiraho bigitanga iki? Wimbaza byinshi, icy'ingenzi se ubona kubwiye ko mbishoboye. Ni ukuretesha. Babyita kuretesha. Asigaye ukinikiza vurugu 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 vurugu. Yego. Nuko urakomeje rero, urakuze. Twakomeje. Ndakuze, tubayeho tugahinga nyine, kuko tuzi ko twipapa tukanimama, biza kuba ngombwa ko ninjye wabanje gushaka. Ndashaka, ariko mbere yo gushaka nabayeho muri cya gihe cyo kumva umwana yahamagara ngo mama, nkumva ni ibintu biri kumvuna cyane, nkumva Nihe mpamvu byakuvunaga? impamvu byamvunaga. Ntago nigeze ngira umubyeyi ngo numve ngo ndisanzuye ngo ndavuze ngo mama, ngo mama mama. Ariko gushaka ntago ari uko nabwo nari mbikunze, ahubwo ni kubw'umuruho nari ndi gucika ngo ndebe ko wenda nazagira ubuzima nkita kuri bene mama. Ndabyara umuhungu wanjye w'imfura, numva ntangiye kugira akanyamuneza, ariko nanjye mfite urukunyita mama. Ubu nanjye ndi umubyeyi, n'ubu ndagera mu rugo ati mama araje. Uragira uti ndagera mu rugo, abana bati mama araje. Uwa kabiri nawe ubona araje? Uwa kabiri nyine nawe mbona araje. Ari we? Yarakibirinduye. Yego. Ariko ejo bundi twagiye tubona hari wenda videwo akoze arimo gusenga, arimo kubwiriza, nyuma yaho ntitwongera kumubona. Ubundi aherereye mu duki? Iki gihe rero ni igihe cy'amasomo, ari mu masomo, ari gukurikira amasomo. Yego, amasomo yubahwe. Ariko buriya arayumva cyane. cyangwa ahugira mu by'umwuka? Oya. Iby'umwuka byubahwe, ariko kuko n'ubwenge n'Imana ibutanga. Yego, n'iby'ubwenge byubahwe, byose arabikora, kandi byose abishobozwa na Kristo umuha imbaraga. Hari ukuntu nigeze kukumva ahantu nakumvishe icyo gihe havuze nk'inshuro 3 ati Imana yangize umugore. Wagira ngo wari ufite ubwoba bwo kutazaba umugore? Impamvu nkunda kubivuga cyane ngo Imana yangize umugore. Washatse ukuze? Oya. Nanashatse ndi muto cyane. Imfura yanjye nayo byaye mfite 17. Ubu ngubu ifite 13. Ubwo washatse ufite 16? 17. 17 washatse ufite 17, tubyara ufite 17? Nabyaye mfite 18. Nashatse mfite 17, mbyara mfite 18. Ubwo rero igituma mvuga ko nabaye umugore, Imana yangize umugore, nuko yangize umugore ntacyo ndicyo, ngewe kanaka ko kwa nyirakanaka. Yego, nta gisunika nari mfite, nta n'uwari kunterura nari mfite, nta n'amaboko nari mfite. Ariko rata Yesu arareba asanga ngomba kuba umugore, nkitwa umugore, nkitwa mama w'abana w'abahungu. Yego. Noneho wabereye imfubyi mu karere ka Kirehe? Yego. Yego. Akabera mama w'abana mu mujyi wa Kigali? Yego. Iwacu ni Kirehe. Niho nabereye imfubyi, mbera mama w'abana mu mujyi wa Kigali, nkuko ubivuze neza cyane. Urakoze, Imana y'amahoro iguha umugisha. Ubu ndatambuka nkumva nacyanyeganyeza kuko ndi umugore. Yego. Mfite ikingira umugore. Mfite abahungu. Bubahwe cyane, ndanabasuhuje cyane bana banjye. Ndabakunda cyane, muzakunde gusenga. Kuko gusenga ni ibya mbere, gusenga ni imibereho, gusenga bikugeza aho wowe utakigeza. Uragira uti gusenga bikugeza aho wowe utakwigeza, kandi
birumvikana ni ibintu by'agaciro sinabura kubivuga, ni ibintu umugisha ugeretse ku wundi. Imana ibihererwa icyubahiro. Hanyuma iyo ukuruye ubuzima bwawe bwo mu bupfubyi ugahita ureba n'uyu munsi uri kurera abana, uhita wumva ari ayahe marangamutima ukuruye? amarangamutima nyine ni uko mbareba, yego. Ikindi none haruta ejo. Ushatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga ko nyine mbafite, mfite byose. Ntabwo byose ubifite. Oya, ndabifite. Ushingiye ku ki se? Nshingiye ko ndi umugore. Byose ndabifite. Nshingiye ko ndi umugore, mfite byose, mfite Yesu, mfite n'abana. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ihabwe icyubahiro. Yego. Hanyuma ubagahinda k'upfubyi warakashize? Ubu ngubu karatambutse, karagiye cyane. Mfite unyita mama, nanjye nkamureba ati mwana wanjye. Yego. Ubu nta gahinda? Ntako. Hehe nako karagiye. Urakijijwe rero, ugeze ku kigero cyo kuba diyakoni. Yego. Diyakoni. Meze neza diyako? Meze neza cyane. Urashima Imana? Ndayishima. Kutatubwirije se nk'umudiyakoni? Ko ntababwirije? Yego. Mbona nabyo ndabikora, ariko reka turirimbe, tubanze turirimbe umuririmbyi wa 16 aba Yesu bishimira izina ryiza. Ariko Yesu arareba rata, aritegereza, asanga ngomba kuba umugore kuko yabinyemereye. Abakubise pasi aguhinduye umugore? Abankubise pasi ampindura umugore. Yaveye feruje. Yaviye feruje. Ni ukuri Imana ishimwe. Imana ihimbaza. Impamvu ni ibintu biba bishimishije. Birashimishije kuko nanjye kera najyaga ngira ubwoba bw'uko ntazabyara. Ndumva rero turi mu muryo umwe. Ariko ngiye kubona ndabyaye. Urabyaye. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Ikugira umugabo. Ngira umugabo. Imana ishimwe. Impa umugore unyemera. Tuyihaye icyubahiro. Imana ishimwe. Shimwa Yesu. Impa umugore unyemera. Yego. Turabana. Murabana. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ishimwe yakoze ibirenze. Twebwe abana b'abantu tutakishoboza. Twebwe abana b'abantu tutagira icyo twimarira. Ariko Yesu akora ibirenze. Yego. Mutura ijambo ry'Imana. Ndabanza muririmbire. Kandi koko uri umuririmbyi? Yego. Ndi umuririmbyi. Bantu mudukurikiye mumbabarire nibagiye kumubwira ngo turirimbe. Ndabanza muririmbire. Mwami wanjye naguha iki, ku mubiri wanjye arivu, eza umutima wanjye ugira ubuturo bwera. Mwami wanjye naguha iki, ku mubiri wanjye arivu, eza umutima wanjye ugira ubuturo bwera. Ababyeyi baguha iki, kw'imibiri yabo arivu, eza imitima yabo uyigira ubuturo bwera. Mwami wanjye naguha iki, ku mubiri wanjye arivu, eza umutima wanjye ugira ubuturo bwera. Hashimwe Yesu. Imana itwereze imitima mu izina rya Yesu. Ukuri. Muntu udukurikiye, muntu ukurikiye kino kiganiro, ikintu cya mbere, Imana yeza umutima wawe. Kuko umubiri wawe uyu munsi ni mwiza,
ni inzobe, uyu munsi ni mwiza, ni igikara cyiza, uyu munsi ni mwiza, urabyibushye, uyu munsi ni mwiza, uri muremure, cyangwa se uri uwo uriwe bitewe n'ibyo umuntu akunda. Ariko uyu mubiri ni ivu one day, umunsi umwe ntiwaba ukiri umubiri, ariko umutima wawe niwe Imana ishaka. Arakoze rero kuturirimbira ngo eza umutima wanjye uwuhindura ubuturo bwera. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Dusomera ijambo riri muri Luka 12 umurongo. ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cyaho cya 12. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cyaho cya 12, umurongo wa 33 ugera 35. Igice cya 12 umurongo wa 33 kugera kuri 35, hari ijambo rivuze ngo ahubwo mushake ubwami bwe, kuko igice cya 12 umurongo wa 33 yego, haravuze ngo mugure ibyo mufite, mutange ku buntu, mwidodere udusaho tudasaza, ari bwo butunzi budashira buri mu ijuru, aho umujura atabwegera n'ingesi ntizibwonone. Kuko aho ubutunzi bwanyu buri, ariho n'imitima yanyu izaba. 5 haravuga ngo muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake. Amen. Haleluya. Amen. Iri jambo ndarikunda cyane. Yesu nashimwe. Ahimbazwe. Ngo mugure ibyo mufite, mutange ku buntu, mwidodere udusaho tudasaza. Yesu nashimwe. Turi mu gihe cyo kwidodera udusaho tudasaza. Yego, umugabo uri kunkurikirana ndeba yidodere agasaho kadasaza. Umubyeyi uri kunkurikirana yidodera agasaho kadasaza. Haleluya. Yesu nashimwe. Nawe musore cyangwa umukobwa wowe uri kundeba, idodera agasaho kadasaza. Imana yacu nishimwe. Murongo wa 35 kabivuga neza ngo muhore mukenyeye mu mitima, amatabaza yanyu ahore yaka. Yesu nashimwe. Duhore dukenyeye mu mitima. Njyewe uri kubabwira, ndi kubabwira nibwira. Duhore dukenyeye mu mitima, amatabaza yacu ahore yaka. Haleluya. Kuko tutazi umunsi cyangwa igihe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Turishimiye Imana. Ijambo ry'Imana rivuze ngo aho ubutunzi bw'umuntu buri, niho n'umutima w'umuntu uba. Hanyuma weho ubutunzi bwawe buri he? Ubutunzi bwanjye buri mu ijuru, ku Mana yanjye yacu. Oya, ntushaka kuvuga iyawe kuko niweho mubiziranyeho. Tubiziranyeho. Ujya ubibona ko hano hanze ushobora kwibwira ko umuntu muri mu rugendo rumwe, ariko ejo wazajya kubona ukabona urugendo mwarimo ntabwo ari rumwe. Yego, birahari cyane, bireze. Hari igihe wibwira ko umuntu muri gusenga Imana imwe, ejo wazajya ukumva hari indi Mana asenga itandukanye na ya yindi wizeraga ko musengana. Cyane rwose birahari. Niyo mpamvu rero mba mvuze ngo uvuga Imana yawe. Ni iyanjye. Hanyuma ndagira ngo wenda tugende dusatira ku musozo. Kuri ubu ngubu urashimye Imana kuri umugore, Imana ishimwe. Ni izihe nzozi uba wumva ufite? Inzozi zanjye rero numva mfite, numva nshaka gusingira, so ndahavuga gute, numva nshaka gusingira icyo Kristo yamfatiye. Ikindi nkumva nshaka kubaho muri bwa buzima ntetesha abana banjye, umuteto ntahawe njye nkawuha abana banjye. Yego. Dusoza ni nk'iriya jambo wabwira abari badukurikiye.
ijambo rya mbere nababwira ni uko Yesu abakunda, kuko Yesu wabashije kungira umugore ntabwo ibyaba ari byo byamunanira. Yesu wabashije kumpa agaciro ntari uwo kugira agaciro, ibyo warabishoboye. Yego tumwikomezeho kuko niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi. Iri buye rero nubwo ryanzwe n'abubatsi ariko rikomeza iki? Rikomeza imfuruka. Yego iri buye nubwo ryanzwe n'abubatsi, iri buye iyo uryegamiye uraruhuka, iri buye waryegamira ugateta, iri buye waryegamira ibyanze kwemera bikemera. Yego nicyo nabifuriza. Dusoza dushimiye buri umwe wese wabanye natwe, buri umwe wese akurikiranye ikiganiro cyacu. Ahangaha uze kumvamo inyigisho ikomeye. Inyigisho ya mbere ni ukuvuga ngo mbese wa mwana uvutse yabasha gukura nawe yakura akagira umunezero. Inyigisho ya kabiri ni ugukuramo yuko byibuze mu gihe weho utabonye, hari ibyo utabonye kubera ababyeyi bawe bitabye Imana cyangwa se batabigwaye ku bw'ubujiji cyangwa se ku bw'ubukene, wagera hejuru ukumva hari ikintu ugomba weho gukorera, ugomba gukora ku bana bawe ukabaha umunezero weho utahawe, ukabaha umunezero weho utigeze ubona, kugira ngo nabo bakurire muri uwo munezero. Haleluya. Kandi tubatoza no gusenga, kuba imbere y'Imana. Kuba imbere y'Imana biraruhura kandi bigakingura ijuru, bigatanga umunezero. Dusoza, wenda hari nk'uwifuza kuvugana nawe ku ngingo imwe cyangwa iyindi, ndumva wamuha nimero ya telefone. Nimero ya telefone ni 0781163320. Turagushimiye aho wabanye natwe, amahoro n'imigisha bibane nawe. Shalom shalom.